Reka dutangire tuguha ikaze tukwifuriza ibihe byiza kuri Kisaro TV. Nizere ko ibintu ari amahoro, umeze neza kandi byashoboka yuko utaba umeze neza. Nyamuneka ndakugira inama nkubwira ni wikura ibyiringiro ku Mana yawe, kuko uyu munsi ugomba kuba umeze neza, ejo wenda bigahinduka. Uyu munsi kuri Kisaro TV dufite umutumirwa, ni umushyitsi. Ni ubwa mbere ageze hano, bamwe bashobora kuba bamuzi ndetse n'abandi batamuzi. Ntabwo turi bwatinde ku kiganiro dufitanye uno munsi, reka dutangire tumuha ikaze. murakoze cyane. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Banje gushimira Allah, nsabira amahoro n'imigisha intumwa yacu sallallahu alaihi wasallam n'abiwe ndetse n'abasahaba be. Nyuma y'ibyo bashimira ndetse namwe ku butumire bwanyu no kuduha ikaze, nkaba nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. Arakoze cyane umuvandimwe, ngira ngo noneho twamuha ikaze mu buryo bweruye, akatwibwira ese ni muntu ki? Ndi umuntu usanzwe, wenda amazina yitwa Rugwiza Hussein. Nkaba ndi umunyeshuri w'amasomo y'idini. Nkaba narize Quran mu mwaka w'ibihumbi 2014. Allah nshoboza kuyirangiza, walillahi alhamd. Ubu ngubu nkaba ndi gukomereza amasomo yanjye n'ubundi muri Islamic University mu mujyi wa Madina, n'ubundi mu ishami rya Quran. Ndumva mu ncamake ari uko nakwivuga. Arakoze cyane. Ubu noneho ndizera tugiye kumva amagambo ari bwaze kutugezaho, tumaze neza kumumenya. Ndakeka ubu ngubu mu gihe azongera kugaruka ntabwo azaba ari umushyitsi. Tuguhaye ikaze rwose, uze kwisanzura, ntugire ikibazo. Hano ni mu rugo kuri Kisaro TV. Uyu munsi rero ni nk'iki waba ufitiye abari kugukurikira, abayisilamu ndetse n'isi muri rusange? Murakoze cyane. يقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Imana mu gitabo cyayo iratubwira iti ibutsa kuko urwibutso rugira abemeramana akamaro. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi inshallah twifuje kugeza ku bavandimwe badukurikiye ni hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Hadith abenshi tuzi, nta muyisilamu utayizi, ariko mu bw'Isilamu ibintu bisubirwamo kugira ngo abantu bahore bibuka ndetse banibukiranye. Hadithi y'uyu munsi rero biiznillahi ta'ala ni hadith ya Ibn Umar radiyallahu anhuma. Hadith yaturutse kwa Ibn Umar, Allah mwishimire we na se, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala buniya al-islamu ala khams. Mukuri intumwa y'Imana yaravuze iti ubuyisilamu bwubakiye ku bintu bitanu. Mu yindi mvugo, ubuyisilamu ni ibintu bitanu. Icya mbere, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iyo niyo nkingi ya mbere ubuyisilamu bwubakiyeho. Iya kabiri, wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi Ramadan wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila. Nkuko nari maze kubivuga mu ntangiriro y'iyi hadith, ibi bintu bitanu uko ari bitanu nibyo idini y'ubuyisilamu yubakiyeho, cyangwa se nibwo buyisilamu. Icya mbere ni ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala, ugahamya ko nta wundi ukwiye gusengwa mu kuri uretse we subhanahu wa ta'ala, ndetse ukanahamya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Iyi ngiyi ikaba ari nayo maana ya la ilaha illa Allah. Iyi ngiyi ikaba ari bwo busobanuro bw'ijambo la ilaha illa Allah,
abayisilamu twese tuzi ko ariko guhamya ko gutuma umuntu aba umuyisilamu. yego, iya kabiri ni wa iqami sala, iya mbere ndibuze kwigarukaho wenda yego, mu ncamake nanone. mm, iya kabiri ni uguhozaho amasengesho, ugahozaho iswala. Ni itegeko ku muyisilamu nyuma yo kwemera Allah n'intumwa ye yuko agomba gusari 5 ku munsi. naam, Allah subhanahu wa ta'ala muri Quran ati inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. naam, Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ko yategetse iswala 5 ku bayisilamu ndetse no kubemera Imana, akayigira itegeko ndetse ku gihe cyayo cyagenwe. Inkingi ya gatatu wa ita zaka, abantu gutanga zaka. Zaka cyangwa se sadaqa itandukanye na sadaqa dusanzwe tumenyereye. Iyo itangwa rimwe mu mwaka hashingiwe kureba ibyo ufite, igihe runaka ubimaranye, ukabitanga ku buyobozi bw'abayisilamu bikagezwa ku bakene. iya kane wa sawmi Ramadan, no gusiba ukwezi kwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala muri Quran yatubwiye ko yadutegetse gusiba ukwezi kwa Ramadan nk'uko yabitegetse abatubanjirije, kugira ngo bibe impamvu y'uko dukora mu gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Inkingi ya nyuma ari nayo ndibuze kwibandaho gato ni hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila. No gukora hijja, ukajya i Maka ugakora umutambagiro ku nzu y'Imana subhanahu wa ta'ala kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi. Nsubiye inyuma gato ku nkingi ya mbere ariyo kwemeza guhamya ko nta wundi ukwiye gusengwa mukuri uretse Allah, no guhamya ko intumwa y'Imana Muhammad ari intumwa ye akaba n'umugaragu we. Iyo ngiyo mu ncamake niyo ma'na la ilaha illallah, nibwo busobanuro bwa la ilaha illallah. Kandi mu Islam la ilaha illallah ifite agaciro gakomeye cyane, ifite ibyiza byinshi cyane. Intumwa y'Imana yavuze ko Imana iha amahoro n'umugisha, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Wa wundi ijambo rye rya nyuma kuri iyi si rizaba la ilaha illallah, uwo nguwo nta kindi gihembo cye uretse ijuru. Ibyo biri mu byiza bya la ilaha illallah. Intumwa y'Imana mu yindi hadith kongera ikatubwira iti man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi dakhala aljanna. Wa wundi uzavuga la ilaha illallah abikuye mu mutima we by'ukuri, abihamya by'ukuri nta buryarya burimo, azinjira mu ijuru, kabone niyo yaba nta kindi gikorwa yakoze. Aha ni hahandi ni kuri wa wundi uvuze la ilaha illallah ariko ntagire amahirwe yo gukora ibindi bikorwa. Uwo nguwo kubera ubemere bw'iyo la ilaha illallah iramuhagije kuba yakwinjira mu ijuru ry'Imana subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze. Mu zindi fadila za la ilaha illallah nuko umuntu ufite la ilaha illallah izamugirira akamaro ku munsi w'imperuka, imma akaba kwinjizwa mu ijuru nta rindi barura akorewe, cyangwa se agakorerwa ibarura. Naramuka anahaniwe ibibi yakoze ntago azatinda mu bihano, cyangwa se ntago azatinda mu muriro. Allah nyuma azamukura mu muriro amwinjize mu ijuru. Kimwe nuko kubw'impuhwe ze ashobora kumubabarira ibyaha yakoze kubera agaciro ka la ilaha illallah n'umutima yayivuganye, bikaba impamvu yuko Allah amwinjiza mu ijuru rye subhanahu wa ta'ala. Nkuko tubisanga muri hadith ya sahibul bitaqa, umugabo uzazanwa ku munsi w'imperuka yikoreye ibitabo biriho ibibi byinshi cyane yakoze. Allah abaza abamarayika ati ese hari icyiza yaba yarakoze uyu mugabo? Abamarayika bajye kureba basange hari nka badge iriho ijambo la ilaha illallah. Iryo jambo rizazanwa kubera uburemere bwaryo, bafate bya bibi yakoze babishyire ku isahane
imwe y'umunzani na la ilaha illallah ku yindi sahani. yego, La ilaha illallah izajya hejuru isumba uburemere ibyo byaha byose yakoze. salamu, Bityo Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati mu muhembe ijuru ryanjye mwinjiza mu ijuru ryanjye. Ibyo ni bimwe mu byiza bya la ilaha illallah. Van mu Islam, mu Islam agomba kumenya agaciro k'iyi la ilaha illallah ndetse akayivuga ayikuye mu mutima we. Ikindi ni uko la ilaha illallah ni urufunguzo rw'ijuru, nirwo rufunguzo rw'ijuru. Na buri rufunguzo rugira amenyo yarwo. Amenyo y'uru rufunguzo rero ni izindi arkani, ni izindi nkingi, arizo gusari, gutanga zaka, gufunga Ramadhan ndetse no gukora hijja. Naam, ndumva mu ncamake naba ngarukiye aha. arakoze cyane gukomeza inshallah. umuvandimwe, arakoze cyane ku magambo meza atwibukije, ariko njyewe ku giti cyanjye ntabwo ndanyurwa neza kubwo kuba wanshyizemo amatsiko yo kuri iriya nkingi ya nyuma, iriya nkingi ya nyuma yo gukora umutambagiro mutagatifu imaka, gukora hijja. Njye nifuzaga yuko by'umwihariko kuri njyewe wayigarukaho ukayitindaho byibura nk'iminota 2 kugira ngo wenda tuyisobanukirwe, kuko akenshi ntabwo tubasha wenda kuba twayishyira mu bikorwa, nubwo isaba ubushobozi, ariko ushobora gusanga ubushobozi bamwe muri twebwe tubufite, ariko tutazi ngo ese hakenewe iki kuri iyi nkingi kugira ngo umuntu abe yayikora neza. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbere na mbere gukora hijja cyangwa se inkingi ya nyuma ya hijja ni tawfiq min Allah, ni ugushobozwa n'Imana subhanahu wa ta'ala. Ni benshi bafite ubushobozi, bafite za miliyari, bafite za miliyoni, ariko batarareba inzu y'Imana subhanahu wa ta'ala. Atari uko batabuze ubushobozi, ahubwo ari uko batarashobozwa n'Imana subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu mu Islam yakagombye kumenya ko Allah subhanahu wa ta'ala naramuka akorohereje ukaza gukora hijja cyangwa se umra, jya umenya ko Allah subhanahu wa ta'ala agukunda. Jya umenya ko Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kukugirira impuhwe. Ibyiza byinshi rero n'amahirwe menshi afitwe na wa wundi Allah azazana ila maqamil a'la, hariya hantu kuri buriya butaka, bitandukanye n'abandi bafite ubwo bushobozi batarabona ayo mahirwe. Niyo mpamvu mu ncamake ni uko nakayivuzeho byinshi, ariko nushaka kumenya umwanya wawe hagati yawe n'Imana subhanahu wa ta'ala, uzarebe ese nari nakora hijja, ese nta bushobozi mfite, ese ndabura iki? Kubera ko hari imwe mu nkuru nasomye ejo bundi y'umugabo witwa Ali ibn Muwaffaq. Wenda nayireba gato nkayibasomera. Ntacyo bitwaye rwose, bakwisanzura ukayiturebera kuko byadufasha cyane. Nayigezeho hano, iravuga iti kana Ali ibn Muwaffaq rahimahullah ta'ala. Uyu Ali ibn Muwaffaq ndumva ashobora kuba yari nko mu ba tabi'in, yari n'umugaragu mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yapfuye mu mwaka wa 265 lil hijra, nyuma yo kwimuka kw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ariko mu bigwi by'uyu mugabo nuko kana qad hajja 60 hajja, yari yarakoze hijja zigera kuri 60. none igihe kimwe fajaa mawsimul hajj fataraddada wa qala, igihe cya hijja kiza kugera n'ubundi ari haram, hari yari Makka. Ariyumvira se nkora indi hijja cyangwa se nyireke, ese umwanya wanjye hagati y'Imana n'uwuhe? Nyuma yaho aza kuryama wa huwa fi haramillahi ta'ala, ari hariya hafi ya Masjidil Haram.
wa idha fil manami atin yati, noneho aza kurota yaziwe n'umugabo aramubaza ati yabna al muwaffaq, yewe mwene al muwaffaq, hal tad'u ila baytika illa man tuhib, ese ushobora guhamagara iwawe ugatumira umuntu udakunze, ushobora guhamagara umuntu iwawe uretse wa wundi ukunda? arangije aramubwira ati fatuba liman hamalahu Allahu al-mawla ila maqami al-a'la, ibyiza byinshi n'amahirwe menshi ari kuri wa wundi Allah azazana kuri buriya butaka. Niyo mpamvu avanywe Islam, iyo Allah gushoboze nk'uko twabivuze ukaza ugakora umra, ujye umenya ko Allah agukunda. yego Ni bangahe mu bantu bafite amafaranga batarabona ayo mahirwe yo kuza hano? Uwo ni wo mwanya uri hagati yabo n'Imana. Niyo mpamvu rero muvandimwe ndetse n'abandi badukurikiye, iyi nkingi ya nyuma ni inkingi ikomeye cyane. Mu gusoza ndibutsa hadithi y'intumwa y'Imana itubwira iti wa wundi uzakora hijja akayinoza neza, ntavugemo amagambo mabi, akirinda kugira icyaha ashyiramo, uwo nguwo azagaruka ameze nk'umunsi mama we yamubyaraga, yanazagaruka ameze nk'umwana muto, nta cyaha na kimwe afite. Mu yindi hadithi intumwa y'Imana ikatubwira iti wal hajjul mabrur, hijja itunganye isukutse itarimo ikibazo na kimwe, laysa lahu jazaan illa al janna, nta kindi gihembo cyayo uretse ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah, turasaba Allah ko yaduha iherezo ryiza, ndetse akazanadushoboza no kubona inzu ye kuri babandi batarayibona, ndetse no mu ijuru fil firdaus al-a'la akazaduhuriza nanone ku nzu ye. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. arakoze cyane umuvandimwe, tumushimira cyane nk'abakunzi ba Kisaro TV, kandi tugusaba yuko ubutaha nitugukenera tuzakubona ukatwitaba, kuko ntabwo byaba ari byiza kuba wadusura rimwe. Ku magambo meza utubwiye turanyuzwe, kandi dufite n'amatsiko yo kubyo uzatubwira ubutaha. Turagushimiye cyane. Barakallahu fikum. namwe turabashimiye cyane. Murakoze cyane.